Reka mbasuhuze mwese inshuti zanjye, iyi ni Soko Media, njye turi kumwe na Elisa Tuyishimire. Uyu munsi mbazaniye inkuru y'ubuzima. Ni inkuru ishingiye ku gitekerezo nicaye ndatekereza, bigendanye n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi, aho usanga ubuzima bugenda buhinduka. Iyi nkuru rero ntabwo yabura ubuzima bw'abantu igaragaza babayemo mu gihe nk'iki ngiki. Rero reka dutangire n'inkuru yacu. Niba ari bwo bwa mbere ariko ugeze kuri iyi channel yacu, nicyo gihe ngo ukore subscribe kugira ngo inkuru yose tuzadushyiraho ijye ikugeraho ku gihe. Reka dutangire n'inkuru yacu. Inkuru ifite umutwe ugira uti yagize byose ariko yaburaga igihambaye. Ese icyo gihambaye yaburaga ni igiki? Uraza kukimenya. Bose bibwiraga ko afite byose. Yari umwe mu bantu bavugwaga hose. Abantu benshi baramuvugaga, baramuririmbaga, baramwifuzaga. Ariko ukuri kwabaga mu mutima we ntawagukekaga. Bamubonaga atwaye imodoka iteye ishema, bakumva avuga indimi zitandukanye, mbega yari afite ishusho y'uwageze ku bintu bikomeye. Mu mafoto ye kuri Instagram yahoraga yambaye imyenda y'ikirenga, inkweto zihenze, amasaha y'akataraboneka, yaryaga ibiryo bihenze kuri buri meza yicaragaho. Abantu benshi bamwandikiraga, si ukubera ko bamwitaga inshuti, ahubwo ni ukubera icyo bashakaga kumukuraho. Ntibamwandikiraga ngo bamusuhuze, ahubwo bamubazaga bati bosi, nashakaga akantu gato. Abandi bati inshuti, hari ikintu ushigaje ku meza ngo nze turye turi kumwe? Undi ati ndashaka akazi nakwizeye. Yarabyakiriye yumva ko ari ibisanzwe, yishimiraga gufasha, ariko rimwe na rimwe yasigaranaga ikibazo mu mutima we. Yaribazaga ati ese hari ukimbona nk'umuntu? Kuko urumva abantu bamufataga nk'umuntu w'ikirenga cyane, kwa kundi bavuga ngo abakire si abantu, ariko ni imvugo itari yo. Ahubwo abakire ni abantu, ni uko baba bafite ibintu byinshi bigeraho bigasa n'ibibatandukanya n'abandi batabifite, bo bakajya mu rundi rwego rw'abantu bafite ibintu bihambaye, ariko nabo ni abantu. Rero uyu nawe yaribazaga ati mbese hari ukimbona nk'umuntu? Imyaka yaricumye rero, niko yagendaga ahindura imodoka, afata inshya. Inzu yimukiyemo yari nziza kurusha iyo yarimo mbere. Imyambaro nayo igezweho ntiyayitangwaga. Ariko hari kimwe atahinduye. Wakwibaza ngo icyo ni igiki? Icyo ni ukumva ari wenyine. Mbega nta muntu yari afite umwitayeho, by'umwihariko nta n'umwe wamwifurizaga isabukuru atabanje kumwibutsa. Nta n'umwe wigeze amubaza ngo umeze ute by'ukuri. Kwa kundi umuntu ashobora kukubaza umeze ute by'ukuri. Hari ukuntu umuntu akubaza umeze ute ariko nyine bisanzwe nabyo bikaba ari by'ukuri ariko gake. Hari ukuntu ariko umuntu akubaza umeze ute by'ukuri koko bivuye mu ndiba y'umutima, akinjiramo mukaganira nyine uko umeze. Atari bya bindi by'abanyarwanda umubaza ngo mwaramutse, ati yego, twaramukanye amahoro y'Imana, kandi mu by'ukuri yaburaye wenda n'urugero. Hari rero umunsi umwe yabyutse mu gitondo, yitegereza igipangu cye, imodoka ihagaze mu muryango, akamwenyura gato. Ariko ubwo yinjiraga mu cyumba cye cy'uruganiriro, yahise yibuka ko nta muntu n'umwe umutegereje. Afashe telefoni ayikanda, nta butumwa bushya abona.
nta hayi, nta helo, nta wiriwe ute, wariye. Rero yicaye ku ntebe aratekereza, arahumeka, afata agatabo yandikamo, aho yandikaga ibintu ntabwira n'umwe, ahanditse amagambo akomeye ati iyo ufite byose ariko umutima wawe ukaba mu icuraburindi, uri mu bwigunge, ibyo byose biragusharirira. Yarahagurutse rero afungura firigo, yari yuzuye ibiryo, afungura minibari yuzuye divayi, champagne, ibinyobwa by'icyubahiro. Yareba ibiryo akumva ntiyabyikoza, yareba divayi akumva ntayifuza. Arahindukira yicara imbere y'idirishya atumbiriye kure, abona igicu cy'ijoro kiza gahoro gahoro, akayaga karimo kaza nako kamusanga kumva, mbega bisa na kwa kundi umuntu iyo ari wenyine ashaka kwiyumvisha ko afite agaciro. Akinga amaso, umwuka arawinjiza gahoro gahoro nk'aho Imana imubwira iti hari icyo utigeze uhabwa. Maze arahumeka akomeza kwandika mu gatabo ke. Wagira amafaranga angana iki? Wagira inzu nini kangahe? Wagira abantu bangana iki bakuvuga? Ariko niba nta muntu ugutega amatwi, ugukumbura, atagukeneyeho ikintu, byose nta gaciro bifite. Ni inkuru y'umuntu ariko ni inkuru ya benshi. Abantu benshi bameze nk'uyu muntu, bagaragara nk'abafite byose ariko bafite icyo babuze. Urukundo rw'ukuri, inshuti idashaka ibyo ufite ahubwo ishaka uwo uriwe, ni inshuti nkeya cyane. Umuntu umwe uzifata akakubwira ati sinkeneye imodoka yawe, sinkeneye amafaranga yawe, nkeneye kumva uriho ku bwanjye, uri umutuzo wanjye. Ubundi iyo niyo nshuti iza idakeneye ibintu ufite, ahubwo ikeneye wowe ubwawe, naho mwagerana mu bibi, bya bindi nyine abantu bita bibi, ubukene, iyo nshuti ibasha kubyihanganira. Mu bibi mu byiza hose muragendana, yaba akabisi n'agahiye kose muragasangira. Rero niba ufite umuntu ukwitayeho, ugusekera, atagukundiye ibyo ufite, ahubwo akunda wowe, ugukunda ukuri, uwo muntu niba umufite ntuzamute. Ariko niba ntawe ufite, menya ko hari undi muntu nkawe wicaye atekereza nk'ibyo utekereza, kandi hari igihe muzahura. Ukuri ni uko urukundo ni rwo rufunguzo rufungura ubuzima. Iyi nkuru rero itwigisha byinshi muri ubu buzima. Hari isomo igusigiye uko bitekereza, kubera yuko nubwo waba ufite byinshi, ariko amahoro niyo ya mbere. Kugira umuntu cyangwa se kugira abantu bakwitayeho muri ubu buzima, kubera ko ibintu by'umuntu aragenda akabisiga, ariko uko umuntu abanye n'abandi, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo niba bibashobokera kurwanya uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Ngira ngo rero ntawe utakwishimira gusiga inkuru nziza imusozi. Buriya ibintu bibi muri ubu buzima ni ukuvugwa n'abantu bose nabi, ugasanga uwo mwiganya kuvuga nabi, avuga ko utari ushobotse mukigana, aho wakoze bakuvuga nabi, bavuga ko mu kazi utari ushobotse, nta myitwarire myiza. Ibyo bintu ni bibi cyane. Ndumva hari n'umuntu wavuze ngo iyo ubayeho neza mu isi bisa no kuba mu ijuru rito, bityo bikagufungurira n'amarembo y'uko n'ijuru rinini ry'Imana naryo uzaribamo. Ariko iyo ubayeho nabi mu buzima, bwa mbere y'uko wazagera no mu ijuru niba ubyizera,
ibyo bintu nabyo ntabwo biba binejeje, kubera ko Imana yaduhaye byose, yaduhaye imbaraga ngo dukore, iduha umugisha, ivuga ko izahira imirimo y'amaboko yacu ikayiha umugisha. Ubwo rero birakwiye ko tukiri muri iyi si tubona ibyiza by'imirimo yacu tukabyishimiramo, kugira ngo no mu ijuru tuzagereyo, ariko no muri iyi si twarabayeho neza, twaragiye tubona ibyo twari dukeneye mu gihe nyacyo, kandi ibyo byose biva mu gukora ndetse no kurindwa n'Imana. Reka rero mbashimire, iyi yari Soko Media. Iyi nkuru niba yakuryoheye cyangwa se yageze ku mutima wawe, ntubure no kuyisangiza n'abandi, nabo aya makuru ni meza kuri bo. Ndabashimiye cyane, ndabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka.